kwirwa rero nshuti zanjye, bakunzi banjye, abavandimwe banjye, abafana duhuje ufana ikipe yacu, ikipe yitwa Rayon Sport. Nkuko mubizi rero ikipe yacu yaratsinzwe n'ikipe ya Singida mu mikino ya Confederation Cup, ariko ntabwo twakuyeho icyizere kiracyahari. Singida ntabwo ari ikipe ikomeye, kandi Rayon Sport ntabwo ari ikipe yoroshye, ikipe y'amateka, ikipe ifite ibigwi. So niyo mpamvu rero udakwiye kugira ubwoba, udakwiye gutakaza icyizere ngo abakinnyi bumve ko byarangiye, abatoza, abayobozi, abafana. Habuye n'umwanya kugira ngo dushyire hamwe, tufatanyirize hamwe, turebe ko iriya kipe twayikuremo kandi birashoboka. Si ubwa mbere dutsindiye hanze, ahantu henshi twagiye tudahabwa amahirwe kandi tutabikora. Murabyibuka Nairobi, murabyibuka mu Barabu henshi, murabyibuka Costa do Sol dukina iwabo, byari bigoranye cyane, ariko aho hose twarahavuye. Nanga muri Tanzania dushobora kuhava kandi njye mfite icyizere. Gusa birasaba gushyira hamwe, birasaba guhuza ibintu byose bitameze neza, abantu bakabihuza, umutoza kumva, akareka gufunga umutwe, akareka kumva ko dushobora guhindura ibintu, akareka gupanga ikipe ameze nk'aho ari guhimana, akapanga ikipe yumva ko igomba kujya muri competition kandi igomba guhatana kandi igomba kubona amanota. So rero ikibazo dufite gikomeye wenda n'icyo umutoza Rotifi, ariko nizere ko nawe aza guhindura, kuko nawe siwe wishimiye kuza gutsindwa, siwe wishimiye kuza kudatsinda muri Tanzania kandi bishoboka. Nubwo twatakaje abakinnyi benshi, abari mu mvune, abafite ibibazo bitandukanye, ariko mu by'ukuri Singida nayo ubu ngubu iri kuri pressure. Nta mutoza ifite mukuru, umutoza wayo yamaze gusezera. Biravuga ko agiye gutoza Simba, ko Simba nayo yamaze gutakaza umutoza wayo mukuru, yagiye mu Barabu. Biravuga ko rero atoza Singida ashobora gutajya muri Simba, kandi rero n'umutoza wungirije wari wungirije nawe ntawe uhari. Ubwo rero murumva ko byose birashoboka. Ntabwo Singida nayo tayari cyane kuri utwo tubazo twose tuba tuyibayeho, twose dushobora kubica mu mutwe, ugasanga twuririyeho tuyitsinda. So rero ni umwanya wo gushyira hamwe, ni umwanya wo abayobozi bacu kuba bafashe ikipe, ni umwanya wo kuba abafana bayiba hafi. Ntabwo ari umwanya wo gusubiranamo ngo tuvuge ngo ibyapfuye, ngo tuvuge abaperezida ngo bagize gute, amaradiyo y'iri uyu munsi abishyushya. Ibyo byose dukwiye kubirenga, tugafasha ikipe yacu, tukayiba inyuma, tukayifatira iry'iburyo, ku buryo igihe kiri kitwara neza hariya muri Tanzania. Kandi byose birashoboka. Twimwe amatwi y'amaradiyo yo kudushyushya umutwe, ari gushyushya abantu, ari kugonganisha abaperezida bitewe n'inyungu abanyamakuru bafite mu bintu ibi n'ibi, abahawe akantu, barya injawuro, byose bumvisha radiyo uhita wumva aho ibogamiye. Rero nk'umufana wa Rayon Sport kandi se umuntu uyikunda, nkurikije ibyo Rotifi apanga, njyewe ngaba 11 banjye rwose Rotifi aramutse bashyize mu kibuga, mu mboni zanjye nk'umufana, dushobora gusezerera Singida ikavamo igataha. Njyewe 11 banjye rero ndafite uko bameze n'uko bahagaze mu izamu. Nashyiramo Paveri Nzira, ntasimbuzwa, niwe muzamu wa mbere kugeza ubu ngubu wa Rayon Sport, kandi umuzamu ukomeye, n'umuzamu wabitweretse. Kuri kabiri ntabwo ngiye kuri match yo kwishyura nashyiramo Serumogo. Ibyo yatugaragarije ni biriya, nta bindi yenda kujya kwiyongora mu iminsi ingahe isigaye, nta improvement ajya gukora yindi hambaye. Serumogo ngiye namwicaza ngashyiramo Kabange muvana muri axe, nkamugarura kuri kabiri. Kabange ni umuntu ugira ishyaka, ni umuntu ugira imbaraga. Santreze mu gihe yabashije gukina, wabonaga ko afite amasante aruta Serumogo. Zongere kuri kabiri nashyira Kabange, nyuma ashyire Serumogo. Kabiri rwose Kabange arayikwiye. Gatatu rero kugira ngo mashyire uriya mwana Fabrice, kuko uyu mukino ni umukino w'amaraso, ni umukino usaba ingufu, ni umukino usaba ubwenge, usaba imbaraga. Njyewe nahashyira Umurundi Musoni, agatera gatatu, Fabrice akicara akiga, akaza ko wenda yasimbura Umurundi agize ikibazo, ariko rwose gatatu ni yura Murundi. Muri axe njyewe umuntu ashyiramo, nazanamo Yusu agafatanya na Rushema. Nubwo bajya gukina ibintu bimwe, ubona batihuta cyane, kuba harimo umuntu wihuta utihuta cyane, nyine kuri biza guhura, ariko nta kibazo. Aho kugira ngo biyime serivisi za Kabange kuri kabiri, washyire Serumogo nawe utaragira ikintu agufasha,
ahubwo wakihangana ugakinisha Rushema na Yusu Murax, noneho Kabange ukamuha ukiha za serivisi wamushakagaho kuri kabiri. So njye rero Murax nashiresha Yusu na Rushema. Kuri gatandatu nashyira Sefu, ntawe ndi mukino dufite uhakina, ntawe rwose dufite uhakina muri mwanya keretse Sefu, kubera ko Sefu afite imbaraga. Sefu nubwo akina yizenguruka muri kara kaziga ntaje muri byinshi, ariko byibura niwe mukino dufite byibura aho hakina, ntawe ndi dufite aho hakina ni Sefu. Imbere ye Richard rwose uko namubonye nikinire nabonye ye na match nabonye ya Singida, ntabwo Richard akwiye kuba akina kuri mwanya n'umusimbura, kuko imbare zose yafataga zose ntiyazigeza agomba kuzigeza, nizo yakaga bahitaga bazimwaka n'ubundi nawe mbega nta bintu byinshi nawe yagaragaje. Impamvu ngiye nawe nta mwicaza, ahubwo nkazana Bagruwari mu mwanya we agashyira mu mwanya wa Richard, none imbere ye nkashyira Abedi. Tugize amahirwe Abedi akaba yarakize, ura umwanya yakina imbere ya Magruwari, mvuga ngo medani kabiri irimo Sefu, Magruwari gusigarana baro, bagwe ko ashobora afite imyuka, afite control technique, byose. Magruwari n'umukinnyi w'umuhanga, mvuga ngo Sefu agumyeze ngo muri kakantu, Magruwari ari umuntu usigarana baro azijyana kwa Abedi zigeza kumwataka, byashoboka rwose byabaye n'ibintu byiza byatuma medani yacu iza kuba ikomeye cyane. So rero ngiye ura mwanya wa Richard namusimbuza mu Magruwari. Abedi yaba yarakize tugize amahirwe, ngo ndi gupanga ikipe ngende uko umutoza yavuze ko match retour bashobora kurekipera Abedi, ubwo bazaha muri rekipera niko ngibyemeje. Ubwo rero nkatishyiramo Abedi imbere yabo. Uruhande rumwe arushyiraho Basane umuhaye iminota 60-70 ye myiza, akayikina banje mu kibuga, yaduha umusaruro, amakufa bamukoreraho ukunda bashobora kurekipera Abedi, ubwo bazaha muri rekipera niko ngibyemeje. Ubwo rero nkatishyiramo Abedi imbere yabo. Uruhande rumwe arushyiraho Basane umuhaye iminota 60-70 ye myiza, akayikina banje mu kibuga, yaduha umusaruro, amakufa bamukoreraho ukunda bayihuta. Nzi ko abadefenseri ba Singida nabo batakongera kuzamuka dufite Basane hari. Nge rero kurundi ruhande nashyiraho Cindy Paul Jesus. Uriya mwana n'umuhanga, afite amasantere, afite mashoti, afite iki, aho kugira ngo nshyireho Adama cyangwa se uramwa twavanye muri Gasogi, nashyiraho ngewe rero Cindy Paul akakina ku rundi ruhande. Ubwo Yves akataka, kuko nta wundi mwataka dufite. Asumani yaravunitse bagiye no kumubaga, ndumva rero nta wundi mwataka. Ngabo 11 banjye numva basezera Singida rwose. Ubwo rero kubasimbura twaza dufitemo ba Cheri, dufitemo ba Kitoga, dufitemo ba Harimana, dufitemo ba Fisto, dufitemo ba Nahindwe Mabre. Abo bose bakabaza kuza gusimbura, gusa wenda waza kujyamo numva nizeye wagira icyo akora ni Kitoga nabonye kubaga nawe nakaza kuza gusimbura hagati ukabuza ugashyiramo uriya mwana Adama nawe akaza kuba yasimbura. Abo bose bakagenda basimbura na Cheri amonera kandi akajyamo, nubwo nawe ubona bitari hejuru. Abo bose bakaza kujyamo mu minota ya 70, 60, 80. Nzi ko Singida twakinnye gutyo, abantu bari concentré, nta bibazo bihari, abantu bahembwe, prime zihari, ntago Singida ntiyadutsinda twayikuramo. So rero ngewe nk'umufana wa Rayon Sport, nk'umukunzi w'umupira w'amaguru, abo nibo 11 banjye. Iyi niyo kipe yanjye wishyize mu kibuga ugakina 4-4-3 nabivuze 4-4 hoya 4-3-3. Iyi kipe twakina Singida twakina, nziko twakina Notifa kareka kwihenda, kareka gushyiramo ibintu by'imibare myinshi. N'ubundi twaratsinzwe, ntagenda kinafunguke dukina umupira, n'uri najya gufunga ntabyo turi bubone, ko nta bakinnyi bandi dufite ni bariye. Rero bahaye umwanya bagakina bakisanzura, twakina umupira. So rero mureke tubafatire iby'uburyo, tubahe ibitekerezo aho bishoboka, twirinda ya maradiyo ariko dushuka, ariko tubeshya, aduteza induru, tubinyuma ikipe yacu, kandi nziko tuzabikora, nziko dushobora kuzajya kuyakira ku kibuga cy'indege twishimye. So rero nawe watanga ibitekerezo, wese ni nabaye 11 nawe wumva Rayon Sport yashyiramo kugira ngo isezere Singida, nubwo arusha dafite icyizere, ariko bishoboka. Nange ndacyafite icyizere kiracyahari, nubwo bigoye ariko birashoboka. Mureke dupushinge, mureke dushyire imbaraga, nditsindwa urugamba nona dukomeze dushyiremo imbaraga, turebe ko ari ikintu cyazavamo. So rero murakoze cyane,
binzanya tubiganiraho ku mvune ya Asman ashobora kubagwa ejo, niyo makuru ahari. Abedi Musi ntabwo nawe yakoze ibyitozo niko bivugwa, tutegereze ejo kubivuga ko ikipe izagenda kuwa gatatu, ubwo tumenye bwo n'amakuru yawe, tumenye nimba koko nawe ntawe uhari. So rero dukomeze dukore subscribe, dukore share, nanjye munzamure muneze imbere ndeko nava ku ntambwe nkagera ku yindi. So murakoze cyane, ciao.